Menya iwacu. Menya ibyabaye iwacu. Menya ibibera iwacu. Menya ejo hazaza iwacu murenge. Ni mu kiganiro Menya iwacu. Mugiye kuzaza mugezwaho buri posho na Freddy Salus, Emas Muhizi, Elvis Kivis, kubufatanye na Kivis Production. Ikiganiro Menya iwacu muragisanga ahantu henshi hatandukanye ku mbuga za internet zivuga kandi zikanasakaza amakuru y'iwacu. Muragisanga kandi mu mashusho kuri YouTube. Banyamurenge twese duhaguruke dushigikire iterambere ry'iwacu. Twibuke ko amahanga ahahwa ariko ntaturwa. Mwibuke kandi ko amahanga arahandana. Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi b'ikiganiro Menya iwacu nkuko mumaze kwimenyera. Kuri iyi saha tukaba tubazanira ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi rero nkuko mubizi turi mu bihe byo kwibuka intwari yacu Depite Gisaro wadukuwemo, ariko tukaba tukimwibuka uyu munsi. Muri studio ni jewe Freddy Salus, kubanga bw'izuma ndabona mugenzi wanje Shalix. Tukaba tugiye kuvugana na Dr Age ku murongo wa telefone, aho agiye kutubwira impamvu bahisemo kwibuka Depite Honorable Ikigali. Uyu nguyu akaba ari we uhagarariye umuryango mugari wa Nyamurenge. Ikinshasa rero amatelefone yaho akaba yadutengushe, aho twagomba kuvugana n'umukuru w'umuryango wa Nyamurenge bwana Charles Mukiza. Ku murongo wa telefone rero muri studio Menya iwacu turi kumwe na bwana Dr Age uhagarariye umuryango w'Abanyamurenge mu Rwanda, akaba agiye kutubwira impamvu bahisemo kwibuka bwana Depite wadukuwemo. Bwana Dr Age, urumwe mu bantu bafashije abantu benshi gutegura umunsi mukuru wo kwibuka nyakwigendera Depite Gisaro Muhoza, ndetse ukaba unagariye umuryango mugari wa Nyamurenge batuye mu Rwanda. Mwatubwira impamvu nyamukuru zatumye mutegura uyu munsi, dore ko abantu bibaza impamvu uyu munsi utigeze wizihizwa indi myaka yose yashize, ariko mukaba mwarahisemo uyu mwaka. Murakoze. Ngira ngo impamvu z'ingenzi zatumye dutegura umunsi wo kwibuka Honorable Gisaro ni zitatu. Impamvu ya mbere kwari kumusubiza cyangwa kumuha agaciro n'icyubahiro akwiye k'umuntu wakamira umuryango mugari ndetse n'abaturanyi bandi twabanaga bose yagiye abafasha, ntabwo yigeze avangura. Iyo ni impamvu ya mbere, kumuha icyubahiro yari akwiye. Impamvu ya kabiri kwari ugufasha cyane cyane abakiri bato kumenya imirimo yakoze, icyo yakoreye umuryango mugari, ndetse n'abandi benshi bagiye bamusaruraho imbuto. Icya gatatu ari nayo mpamvu ya nyuma, ni ukugira ngo turebe ko abantu bamwigiraho indangagaciro yari afite, nko kuba yarasigaraniraga ubumwe, guteza imbere umuryango, kugirira neza bose, kurwanya amacakubiri n'ibindi bimeze nk'izo ndangagaciro. Nizo mpamvu zitatu z'ingenzi zatumye dutegura umunsi wo kumwibuka. Murakoze cyane bwana Dr Age. Hashize imyaka 36 Depite Gisaro yitavye Imana, ariko abantu benshi bagenda bazitangaza amakuru impamvu y'imyaka 36 ishize yose Gisaro atigeze avugwa cyane mu mateka. Hari impamvu mwasobanura yabiteye, cyangwa ni ukubera ko wenda bitari zarateguwe mbere? Nekereza ko byatewe n'impamvu nyinshi. Icyo nzi ni uko igitekerezo cyari mu mitima y'abantu benshi, ariko rimwe na rimwe ntabwo context y'ibihugu cyane cyane Congo abantu bari batuyemo, ntabwo context yari nziza ku buryo bari kumwibuka. Ikindi ni uko abantu bari bakinyanyagiye henshi, naho batangiye kugerera muri politiki, ngira ngo bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye byatumye batabikora. Si uko batabishakaga, hari inzitizi bijyanye cyane cyane na context, ariko ubu ngubu ndatekereza ko inzitizi ntayikiriho. Ni Kinshasa baraye babiteguye, kimwe n'uko twabiteguye mu Rwanda. Rwose dufite ubwisanzure bwo kumwibuka kuko yabaye ingirakamaro, ni umuntu utakwibagirana ukirangirire mu muryango wacu. Niyo mpamvu ntabwo ntekereza ko ari uko abantu batabishakaga, bagiye bagira ibintu bitandukanye bituma batabigeraho, ariko kubitekereza no kubyifuza
byari biri mu mitima y'abantu benshi ntitwanavuga gusa ko ari twebwe twenyine mu Rwanda twabitekereje ni benshi n'ubundi twagiye twinama n'abari hirya no hino. Dr. ushaka kuvuga ko noneho bigiye gukomeza cyangwa bizaza biba igihe mwabihisemo? Ngo byaterwa n'ikizemezwa n'abakuru b'imiryango yacu. Ntabwo byoroshye kuba umuntu yavuga ko bizakomeza buri mwaka. Ngira ngo icy'ingenzi ni uko byategurwa neza wenda bikazajya biba nyuma y'imyaka runaka bigakorwa nk'umuhango munini wateguwe neza witabiriwe n'abantu benshi. Ariko ibyo nabyo ntabwo ari ndi bifataho icyemezo. Hari abandi bantu n'abayobozi dufite bari hirya no hino bashobora gutanga ibitekerezo hanyuma abantu bagafata umwanzuro. Ngewe ku bwanjye numva bidasaba ko bikorwa buri mwaka ariko bigiye bigaruka nyuma y'imyaka runaka mu rwego rwo kugira ngo tumwigireho indangagaciro n'abandi bagende barushaho kumumenya. Abantu babikora ntibibe rimwe gusa nk'uko twaraye tubikoze. Murakoze cyane Dr. Aje. Ariko ikibazo cyenda gusa n'ico ngico abantu benshi bibaza, baravuga ko Gisaro afatwa nk'umuntu w'intwari ndetse akaba n'imfura, akaba ari umwe mu bantu bagiriye abanyamurenge akamaro ndetse n'abakongomani bose muri rusange abantu baratuye muri kiriya gihugu ca Kongo. Muribaza ko nta bandi bantu bameze nk'aba barakoze iby'ubutware ku buryo bakwibukirwa hamwe na Gisaro? Birumvikana ko umuntu umwe ntashobora gukora imirimo ikomeye ihambaye ingana kuriya ngo yigereho adafite abandi bamushyigikiye ndetse n'abamubanjirije. Gusa nyine abantu bagira aho bahera. Ndemeza neza ko hari abandi bagize akamaro bakoreye umuryango kandi bashobora kuja muri urwo rwego, ariko ntabwo byose byakorerwa umunsi umwe. Ikindi nanone ntabwo abantu bareshya. Niwe muntu wa mbere wageze kuri uriya rwego twagize mu muryango w'abanyamurenge. Nta wundi wigeze ugera mu rwego rwo kuba depite mbere ye. Ntabwo ari uko abandi birengagijwe cyangwa ibyo bakoze bidafite agaciro, ariko ntabwo byakorerwa rimwe. Abantu bagira aho bahera, ariko nanone n'ikindi umuntu yavuga nuko yageze ku rwego rw'indashyikirwa abantu bagenda bagira nuko basumbana. Ndizera neza ko abantu bazagenda bibukiranya abandi nabo bakabakorera umunsi nk'uriya mu rwego rwo kubaha agaciro nabo bakwiye, ariko si kuvuga ko kwibuka Gisaro byabaye ejo bituma abandi bose ntacyo bakoze cyangwa se tutabashimira. Murakoze cyane Dr. Aje. Wenda abantu barashobora kwibaza tese noneho uyu munsi wo kwibuka Gisaro mu muryango w'abanyamurenge utuye mu Rwanda ndetse n'umuryango mugari w'abanyamurenge utuye Kinshasa n'andi hose mu mitima y'abantu bagiye bamwibuka, ariko noneho umuntu yakwibaza isomo bisize irihe somo mukurikije muda abantu bari barimo aho ngaho ndetse n'amakuru mufite aturuka Kinshasa, ni irihe somo bisigiye abanyamurenge muri rusange? Isomo ngira ngo rifitanye isano na ya mpamvu ya gatatu nigeze kuvuga yo kumwigiraho indangagaciro zamurangaga. Nicyo dukeneye. Uwo yabayeho yakoze ibyo iminsi ye yararangiye, ntabwo akiriho nta nubwo azagaruka, ariko hari ibintu yakoze: guharanira ubumwe, guteza imbere inyungu z'umuryango, kutironda, kutavangura. Ibyo ni isomo rya mbere tumuvanaho ryadufasha twebwe bakiriho kwiyubaka, gushaka imbaraga no gutera imbere. Tubifitemo inyungu, atari kuvuga gusa ngo ni twebwe twenyine, ariko no kubana n'abandi bantu no gukora. Gisaro yari umukozi cyane, abantu bashobora no kumwigiraho nk'uko bivugwa. Ubwenge burarahurwa, umuntu arebera ku bandi, ukitwara nk'uko bitwaye. Iyo ni isomo rya mbere. Isomo rya kabiri ni ugutoza abantu umuco wo gushimira bakoze neza. Abantu bageze ku bikorwa bitari rusange, bateye intambwe zisumbiza abandi. Abantu bagomba gutozwa kubashimira aho kwikunda ngo hazemo ikintu umuntu yafata nk'ishyari no kumva ko buri wese yafatwa nk'abantu. Umuntu wageze ku bintu bimutandukanya n'abandi, ni byiza ko twubaka umuco wo kumwibuka. Ntabwo biba bivuze ko abandi bose ntacyo bashoboye, ariko nanone umuntu wakoze imirimo y'ikirenga agomba kwibukwa ku buryo bw'umwihariko. Nibaza ko ari ayo masomo y'ingenzi abiri dufite: kurahura izo ndangagaciro, harimo ubumwe, guharanira iterambere rya bose utavangura, noneho no kubaka umuco wo kwibuka
no kuzirikana abakoze imirimo y'indashyikirwa. Biragaragara bwana Dr ko Gisaro yakoze imirimo yiwe kitwavuga ko ari mu gihe gitoya, ariko kandi yari mutoya ugereranyije urugero rw'imyaka yari ariho n'igihe yabikoreye. Niki n'ubuhe butumwa mugenera urubyiruko, cyane cyane ko abanyamurenge ubu nyine bafite umubare munini w'urubyiruko, n'ubuhe butumwa mwabagenera bwana Dr Aje? Murakoze, ngira ngo niyo ntego ya kabiri yatumye twibuka Honorable Gisaro. Dufite abantu benshi batamuzi, nanjye tuvugana ubu ngubu Gisaro yapfuye afite imyaka 6 gusa, ntabwo nigeze mumenya, ariko kubera imirimo y'ubutwari yamuranze, n'ibyo nk'uko babivuga intwari ntipfa, iyo mirimo yakomeje igenda ijya mu mitima y'abantu, harimo n'abakiri bato. Dufite urubyiruko runini cyane ruri inyuma yacu n'abandi bakiri bato, ndetse ubutumwa twabaha ni uko kuba umugabo no kugera ku bikorwa bifitiye bose akamaro bidasaba kugira imyaka myinshi. Basangire bifate, batekereze ko umuntu akora imirimo akiri muto, ndetse ni nacyo gihe cyo gukora. Ibisaba ko umuntu abanza kuzana imvi kugira ngo atangire gutekereza no gukora ni kare, kandi ntibisuzugure ngo batekereze ko hari abandi bafite icyo babakorera. Bagomba kwigira kuba baruta, nibyo birumvikana, ariko kandi bakamenya ko bafite ububasha n'imbaraga zo kuba nabo ubwabo bakora imirimo myiza yabafasha kwiteza imbere no guteza abandi imbere. Murakoze bwana Dr Aje. Wenda tugana ku musozo w'ikiganiro cacu, hariya muri Kongo mu murwa mukuru wa Kinshasa baributse bakoze umuhango nk'uko wakozwe i Kigali mu Rwanda, ndetse akaba ari n'abantu benshi batari mu bwoko bw'abanyamurenge. Nabonye inzego nyinshi z'ubutegetsi zari zitabye uriya muhango. Mutekereza ko hari ico bimarira bifitane cyane ku bintu bifitanye isano n'ubumwe n'ubwiyunge muri kiriya gihugu ku moko ariya muri Kongo, hari ico zaba zaratanze? Cyane isi n'ibyo gushidikanyaho no kwibazaho, ngira ngo bagenzi bacu batuye muri Kongo bashobora kuguha uko babireba, ariko nanjye ndabizi, hari icyo mbiziho. Gisaro yari umuntu nk'uko bamutubwiye, bamusobanuriye, wari ufite impano yo kubaka ubucuti n'abandi. Ntabwo yari umuntu ureba bene wabo, ntiyirondaga. Yari afite inshuti zikomeye cyane mu nzego zitandukanye z'igihugu. Birumvikana ko utagira inshuti mu bantu mufitanye amakimbirane. Gusubira kugarura ubucuti, gutumira abantu babanye nawe mu murimo yakoraga, abari bamuzi, haba mu burezi cyangwa muri politiki, bifite agaciro cyane kuko bigarura kwibuka igihe babanye neza na Gisaro, bikaba byafasha generasiyo z'ubu kurushaho kubana neza, kandi twese tubifitemo inyungu. Niyo mpamvu ntekereza ko byitabiriwe n'abantu benshi, ni n'ikimenyetso kigaragaza ko yari azi kubana kandi atavanguraga ngo abane na bene wabo gusa. Birumvikana ko umuntu aramutse arebye bene wabo gusa, waba ureba hafi cyane. Tugomba kwiga kubana n'abantu bose neza no kwagura imbago, tukarushaho kugwiza inshuti, kuko inshuti ni amaboko. Murakoze cyane bwana Dr Aje kuganira na menyi wacu ijwi ry'imuhira. Ariko dusoza ikiganiro cacu, reka noneho turebe ku muryango we bwite wa bugufi. Ese muzukuru umuryango mugari w'abanyamurenge, ubuyobozi, abayobozi bawo, niki noneho uyu munsi dushobora kwitura Gisaro ikimenyetso gitoya? Ese kumwibuka bizaba bihagije? Hari ikintu cyakorerwa umuryango we, cyangwa aho yashingwe mufite amakuru ko yaba hameze neza, cyane cyane ko intwari igomba gushingurwa neza ndetse n'umubiri we ukabikwa neza? Hari icyo mubiteganya gukora kuri izo nzo, cyangwa se hari izo mwakoze? Umuryango we warabikoze. Muri documentaire twarebye nabonye imva ye barayikoze neza, birasa neza. Naho ubundi nta kiguzi twabona kingana n'imirimo yakoze. Ikintu gikomeye twakora ni ukumuha agaciro nk'uko twaraye tubikoze, no gukomeza indangagaciro zamurangaga. Ndibaza ko bizashimisha abana be n'abamukomokaho bose, nta kindi. Bwana Dr Murakoze cyane. Ngayo nguko rero inshuti bakunzi b'ikiganiro menyi wacu, ibyuma ntawuze ugendana inama nabyo, ariko n'ubundi ikiganiro kirarangiye. Tukaba tubashimiye cyane, tunashimira bwana Dr Aje
no kwishaka akomeje kugaragaza mu kubungabunga umuryango w'abanyamurenge hariya mu Rwanda. Murakoze cyane. Muri studio mwari kumwe na Freddy Salusi nakagaruka. Impinduka n'amateka meza biri muri wowe